noneho atangiye gushakisha uburyo ajya gutera Nyagakecuru. Nyagakecuru bega inzage n'umugabo we Samukende. Burya ntabwo abantu bajya bamumenya kuko mu mateka ntavugwa, ariko umugabo we yitwaga Samukende. Kuki yateye Nyagakecuru ari umugore kandi hakagombye guterwa umugabo? Ntabwo Nyagakecuru ari umugore, ariko utari umugore usanzwe, ari nk'umwami babitaga abahinza. Ni nk'uko ubu umugore wawe yaba minisitiri, ntabwo bakwitirira minisiteri. Ni ukuvuga n'abagore kera buriya babaye intwari. No mu mateka tuzabigeraho. Hari nk'ibitero tuzi by'abagore byayobowe n'abagabekazi kandi bigatsinda. Bigatsinda, abagabekazi aribo bayoboye ibitero. Nuko rero Nyagakecuru bega inzage yari yaratwaye kiriya gice, urabona kibisi, ibisi byahuye, ibisi byahuye. Ubundi biba byavuye ku bisi byahuye, ni ibisozi byabaga birebana. Bakavuga ngo ibisi byahuye. Ibisi nuvuga ngo isi noneho bakayita ibisi. Ibisi byahuye, igisi cyo hakurya na kiriya cyo hakurya byahuye bigahura. Bahita mu bisi byahuye gutyo, hazamo isaku ritinda, ariko ni ibisi byahuye. Nyagakecuru arahayobora n'ingabo ze Imparabanyi. N'imitsindo yagiraga ngo yari umurozi Kabombo. Noneho uzi ko yagiraga inzoka y'uruziramire. Intasi zo kwa Ruganzu zihageze bwa mbere ziraza zimuha amakuru ko nibaterayo bazashira, kuko uwo mugore afite imitsindo iri no mu kiyoka cy'uruziramire. Aho bamugira inama ko yemera ko ako gahugu arake, akamwemerera ko ari umwamikazi waho, bazajya bahura nk'umwami mugenzi we bagasurana. Byabaye rero gutyo. Umushyikirano wa mbere bagiranye, mbanza ari Ruganzu wari wamusuye, amusura ari ukumusura nyine by'umwami mugenzi we, bitari ukumutera. Amubwira ko afite ikibazo cy'amatungo yamubanye menshi, amuragiza ihene 50. Atuzandagirira izi hene. Ndati nta kibazo, ubwami bwe yarabwemeye. Naho ni uburyo bwo kugira ngo ihene 50 ahantu ziri. Ya nzoka yabaga mu biti byo hafi y'urugo ibifatangwe n'ibisura n'ibitovu n'ibinyuragisaka. Ihene zirabirya, zihagira imbuga. Zihagize imbuga, inzoka iburaho iba, ibona bayisenyeye, iranyonyomba irigendera, yigira mu ishyamba, n'imitsindo yayo irayijyana. Ni ukuvuga ngo abantu bazaga gutera Nyagakecuru, ya nzoka ikabarya. Babibona ubwo yari ifite imitsindo, bagahita neza bagatsindwa n'ingabo, bigatuma n'ingabo biziha imbaraga. Byabaga ari izo ngufu zabo zigatsinda ingabo ze Imparabanyi, ziyobowe umuyobozi wazo ari we Kamanda. Uzi uko yitwaga? Yitwaga Mba. Uko Ruganzu ramaze kumutera mwishe, abyishe zishize, inkuru isakara ku busozi bwose bati Nyagakecuru ibye byarangiye n'ingabo z'Imparabanyi. Ni naho havuye ikirari cy'insigamigani. Tuganira tugende tubonana ibiraraho byagiye biva. Umuze ati barangiye ko yati byarangiye habe namba. Habe namba. Mba ari we wa mukuru w'ingabo za Nyagakecuru. Imparabanyi. Ati byarangiye rwose, ati habe namba. Mba nawe yapfuye. Nawe yarangiye. Bati byarangiye. Ikirari kivaho. Niyo mpamvu umuntu akubaza ati si ibi bimeze bite, byashetse. Basi habe namba.
urumva mba ni umuntu umwe muri batayo zirenze zingahe zari zirinze kwa Nyagakecuru. ni ukuvuga mba yahaba, ni ukuvuga ko akantu ntabe namba nta n'agakeya gahari. urumva iyo asigara n'ubundi yari buba ari umwe mu mabatayo yashize. niyo mpamvu rero iyo buri ubutse agasururu aha mwari mufite kashize no kuba mba ariyo wari uzwi cyane. barabaza bati namba nawe yapfuye. noneho ikirori kigenda gutyo gikora no mu bindi mpande zose. uti ese ibintu byashize none se habe namba mba nta akantu kari bube ari gakeya nibura wenda kasigaye. uvuga ngo mba yari umusirikare mukuru w'ingabo za Nyagakecuru. nawe yarapfana imparabanyi zishira gutyo na Nyagakecuru namba agendamo. ubwo dutegereje ikiri buve muri uno mukino kuko igikombe ngikirarwaza kirarabye indimi. Reka mbahe mugenzi wanjye Kabendera Shinare yaumva Kiswahili. Asante sana wasikilizaji wapenzi. Tuko hapa kwenye uwanja wa michezo wa Nyamirambo ambapo tunasubiri mchezo wa final. Ila ni mchezo wa mwisho. Mchezo wa timu la Wageshi kwenye kituo cha hapa mjini. Kituo cha Wageshi hapa mjini. Naona timu hiyo Baraka Panther inakutana na timu Leo Sport Club ya Nyanza. Punde ni punde zitachuana hapa. Mchezo utaingia kwenye uwanjani Kinagaubaga. Ila ni kuone mpira leo ni wa kukata na shoka, kufa na kupona. Hivi tunasubiri mpiga kitenga aanzishe mchezo wa kata na shoka. Ila niwaelezee kama mimi na mwenzangu katika lugha ya Kifaransa, français ngiyumva studio Avantene. Merci. Nous sommes ici au stade régional de Nyamirambo. Maintenant, nous allons poursuivre l'équipe Panthère Noire des armées rwandaises qui va contre avec l'équipe de l'Ansport à Butare. En quelques instants, nous allons commencer le jeu de finale. Merci. Studio Avantene. Pourquoi bikaya gutyo urumva ko byaga biryoshye. Abantu bose bakubise buzuye. Umupira ugakinwa. Nyezamu rero ndibuka Bangabo Nzima, ba Metere Bahame, icumi ryakinwaga Nsengiyumva Isa. Muyihe kipe? Muri Panthère Noire. Nubu arahari n'umushaka tuzamushaka, atuye hano mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo. Nsengiyumva Isa rwose niwe wakinyaga 10. Burya yakinnye ni nk'ibyo vugaga, haje kubaho imikino ya gisirikare. Ubundi Nsengiyumva ntabwo yari umusirikare, ahubwo yari umujandarume. Akina mu ikipe y'abajandarume yitwa Eclair. Noneho Panthère Noire yakinye na Eclair y'abajandarume, mbese ubwo harimo amarushanwa y'imikino ya gisirikare. Bagezemo icyo gihe Eclair batsinda 1-0 batwara igikombe. Colonel Serubuga nibwo yahise abwira Major Ndindirimana wari minisitiri w'urubyiruko, arambwira ati uriya mwana wakinnye ku 10 wadutsinze n'igitego, ndashaka umuhitemo umuharukiritoma muri Panthère Noire, bahita mukubita muri ka Kigali abo umusirikare gutyo. Tuzamushaka amateka azayatubwira umupira cyane. Yakinnye 10 yaguteraga ishoti, bageze aha bazamuye ishoti rye bakajya bari kwepa, uzamubona afite ibigango. Yaramaze gutera abazamu inshuro nk'eshatu bahwera, bigeze aho umupira bakajya bawukwepa. Watubwiye ko wafanaga iyihe kipe? Nafanaga Kiyovu Sport. Muri Kiyovu ni iyihe kipe mwatinyaga no mukaba muti iyi kipe noneho ntabwo tuyiva mu nzara? Nyine ni nkuko bisanzwe n'ubundi byabaga ari Rayon Sport na Panthère Noire. Nizo aho ikibazo gihari icyo gihe kera nta kipe yarakane. Etincelle yarakwicaga, irimo abitwa ba Mbegeti, babishirandora Ramazani, amazina ndumva nzamo
ni hari kera ariko ndumva hari amazina atajya mva muhuza ba Mbegeti, Bishirandora Ramazani, nanjye kuvuga ngo Gatama Kamarondo, bagatama Kamarondo ni muri za Panteri. Icyo gihe ribuka za Rayon Sport yariho, bari Saratanganyika ntabwo bazi, babyungura ntubazi, bumva muri ya ndirimbo yari amazina n'ay'ibihangange by'icyo gihe, ba Misiri, ba Saratanganyika, babyungura. muri Kiyovu nyine ubwo harimo abitwa ba Karera Hasane, bariya barimo ba Muvara Valence, ba Mudeyi Yves, ba Mudeyi Nazeri, ba Mudeyi Emilie, burya abamuvara baje kuva i Burundi baza bose ari abadeyi. Umusaza we ngo yakinaga umupira cyane yitwaga Mudeyi, Muvara aje ahita bazana abadeyi bakinnye mu makipe yose, na za Kiyovu bazicamo gutyo bakajya bajya no mu yandi. Twari dufite abadeyi benshi, ari Mudeyi Yves, Mudeyi Augustave, Mudeyi Emilie, Mudeyi Nazeri na Muvara Valence, bose bakina muri Kiyovu. Baje kujya no mu yandi, ariko niho bagiye babanza bakurikiye mukuru wabo. Hakazamo ba Karera Hasane, ba Shirafu Kadubiri, nyuma gutya baza abitwaga ba Marite Mateso, hakazamo abitwa bari benshi bantuza uyu munyezamu wakoraga amasiporo cyane, ariko ubwo ni nyuma gutya gatoya. Ba Karera Hasani, bamvuye kure Maduwa, ni benshi. Shinani, uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ese Kiyovu uracyayifana? Ndayifana cyane. Buriya iyo ukunda ikintu wibuka amateka, ibihe byiza mwagiranye. Ntabwo umugore wawe yaba ashaje waramukunze ari inkumi, nubona ashaje ngo uvuge ngo ndakuretse. Ako ntujya ujya kuyireba ngo urebe ukuntu basigaye batera? Oya, ndabireba, njya mbireba. Nubwo kuri Stade Gorogota ejo bundi twari dutaye igikombe i Nyagatare, nari mparwariye umutima. Ntabwo ibintu yari ibyawe ari ibyawe, ntabwo umuntu inshuti mubana mu byiza no mu bibi. Urakoze cyane. Njya numva ko ngo Kiyovu yigeze gukina igikombe cya Burundu. Ayo mateka hari ukuntu yaziho? Cya finale se? Finale yagiye ibikina, ntabwo Kiyovu, ntabwo yari kavuga. Urabona irimo ba Muvara Valence n'ibiki. Icyo gihe yaragitwaye nko muri 80 na kangahe, ndumva yaragitwaye nk'83 mbanza yaragitwaye. Aribwo bavugaga hakazamo tereme ngo ni ibanga ryanjye nk'irya Muvara. Burya ibanga rya Muvara nta rindi n'intuza, ni uburyo yari yarazanye bwo gutera korone umupira, ibyo bitaga virigire, akitambika agatsinda igitego ateye korone ikijyanamo. Nibyo bise ibanga rya Muvara. Yaritambika agatera umupira ukaza uza no nko muri penalty, ariko bikaza kurangira ateye ikintu bita umukororombye. Igitego kikajyamo rwose, nta muntu ukozeho, cyaragendaga kikagonga ya angere ya 90 hejuru ipoto, akagerageza uko ari butere iyo poto, byaje ari virgule kikagwamo. Sawa, turagushimiye rero ku kiganiro cyiza uduhaye, uradutaramiye. Ariko ubwo butaha nabwo tuzongera tukubaze kuri gahunda y'amakipe ukuntu byabaga bimeze cyane. Nta kibazo.